so nukuvuga ngo ntabwo nyine ahazwa nawe urumva nawe nagazaza ari wenyine namusabye byiza nago mwazana kamera ibyo byaba hagati y'umuryango byanjye nawe pana kamera ariko ndatekereza wenda ibintu byarabaye abantu benshi barabimenye wenda hari imbabazi umuntu ashobora gusaba ubundi rega twebwe urugero wenda umuntu yagusabira imbabazi genshi gusabira imbabazi ariko bitewe n'umubano mfitanye wowe hari izindi mbabazi mushobora gusabana mwenyine kuko mukagira ibyo muvana akavuga ati gende kurumva hari afite akangonono buriya gusa bavuga ngo amatama masa ntasabira nk'igisigati mpamvu twabiteguye gutyo nuko twaravuze tuti tuzazana nibibareba ngiye icyo nshaka no umuntu uje gusaba imbabazi ibyo mwazani ubushera mwazana urwagwa ibyo nibibareba mwe icyo ngushimiye nuko icyambere cyo nuko naza gusaba imbabazi zakire kuko nacyo kintu cy'ingenzi cyatumye imbabazi nazibone kuza no kubona imbabazi hajya ashobora iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, kanizere ko umeze neza cyane wowe udukurikirana kuri Manzi Innocent TV. Nizere ko wakoze subscribe nyamuneka nawe utarayikora uyu niwo mwanya kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni giti nk'ibisanzwe ubagezeho ibiganiro byitandukanye. Ndagusuhuze wowe uri mu majyepfo, mu majyaruguru asirazuba ndetse uburengera bwaryo, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu, diaspora muri rusange ndabasuje cyane. Murabagaciro kwebwe mudahari ntago twaba duhari kubera mwebwe kugira ngo tubagezeho ibiganiro byacu bya buri munsi shows zigiye zitandukanye aho wabahereye hose. Wowe ushaka kwamaze kuri ujya kugira ngo bitere imbere amagara 0783 6865 ushyiraho kode y'igihugu nyamuneka kugira ngo ubashe kunyandikira wowe uri hanze y'igihugu. Wandika guteranya 250 7 8 13 68 658. Kuri screen mubikonaho umuntu sanzwe mumuzi neza, abatamuzi mubonye umushyashya ntawe ubaho nawe utazi Innocent umeze neza kaduha ikaze. Mwakoze cyane nyuma y'igihe kirekire, nyuma y'ibibazo byinshi umeze ute? ndashima Imana nubwo amagripe yaje ariko amagripe yabaye menshi uko biri ni ikirere buri ariko uko biri kose nta kindi kibazo umeze ahandi ho gake by'iminsi. So wenda nagira ngo utuganirizeho uburyo byagenze nyuma yuko uko abaguheruka kuri kamera baguheruka urwaye utameze neza wumva ariko utabasha kuvuga uca amarenga kugira ngo ubashe kugira icyo uvuga. Byagenze gute? Byaciye muzenze kugira ngo wivuze ukire ubashe kuvuga neza none aha kano kanya? Mbonero no kugaya yego abantu mubona turi mu bibazo mukirukanka wasize navuga ugarutse mvuga basi wigeze ugira n'amatsiko yo kuza kumenya ko sorry nsabye imbabazi ntabwo bizongera rwose nawe mwugaye pe nyire kubera ko inshingano bari nyinshi cyane. Inshingano nimba ubonye umuntu ari mu bibazo ukaza kumufasha, ese bivuze yuko umujugunya nimba waratangije urugendo kuki utakemera kurusoza? Ni ukuvuga ngo rero wenda ntago tuza kuvuga ko byinshi cyane ariko narabagaye ntacyo nazo twemeye ubugawe ariko uko biri kose hari inshingano nari ndimo nanone nuko ntago niye dugutangariza zerekeranye no kumugabo uko yari ameze kira gihe ntabwo yari ameze neza.
twari turi mu rugendo rwo kumuvuza kugira ngo amere neza. Rero nubwo ntabwo nyeze mbigaragaza kuri kamera n'abampamagaye mu gihe cyashize, ntabwo uzamuna kuri telefone kitsobanye kuri WhatsApp, ariko twamujyanye kwa muganga ameze neza. Nacyo cyatumye ngaruka no munsi wa none ngira ibyo nza kugusaba kugira ngo twumve koko nimba koko bishoboka cyane bitashoboka, ariko none ndasaba Imana nanayinginge nisaba imbabazi mvuga yuko yagubashije kuba wagukinguka ukatwemerera. Oya nta kibazo. Imana yabanye nanjye iranshoboza nubwo bitari byoroshye, ariko mbona nshimira umubyeyi wamfashije wambaye hafi akigomwa akajya abyuka akaza agafata umwana akamujyana ku ishuri, saa sita akamugarura akamenya ko yatetse akatugaburira. Ndamushimiye umubyeyi, ni ukuri ni umuturanyi mwiza. Imana igikomeza imuha umugisha. Yego. Nubwo mwebwe mwanengushye ariko yarahabaye hamwe n'Imana yanjye. Okay. So ubwo rero kano kanya ikintu cyanzanye kandi wakoze kuba witabiriye ubutumire bwanjye tubashije kuganira mu kanya gatoya dufite hano. Icyo cyakinzanye nenzanye ubutumwa bwawe bugira butya. No kuvuga ngo mu gihe cyashize ibibazo byabayeho urabizi hagati y'umutware wawe cyangwa se umugabo wawe, ibyabaye ko yameze ku gasozi. Nyuma yaho wenda nubwo utigeze unambona, ariko nabwo twaje kubona yuko biri kuba atari amahitamo y'ahubwo n'uburwayi yari afite. Dufata inzira tumujyana kwa muganga, yivurije muri Malawi. Niwe yagiye kwivuriza. Umugira neza niwe wavuze ati uyu muntu mushaka uburyo angeraho. Naramwinginze ko nshoboye kose ndamufata tumuherekeza turamujyana. Ntabwo tujye tubishyira ku itangazamakuru kugira ngo wenda akenshi na kenshi ibintu byose ntabwo wabishyira ku itangazamakuru, ariko kubw'amahirwe uwo yarabonetse aravuga ati reka tumuvuze akire. Ubu ngubu umugabo wawe ameze neza arashima Imana. Nayo mpamvu naje nzanye ubutumwa bwiwe yarantumye uko n'icyifuzo afite n'ingigimira afite ku mutima, avuga ati nshaka kuza gusaba imbabazi umugore wanjye kuko namuteje ibibazo, nubwo bitari njye ariko namuteje ibibazo. Agira uburwayi buturutse kuri njyewe. Rero nagira ngo nuko nabikubwiye mbere tugitanya, nabwiye nti tubabarire twatuje kugusaba kumbe koko nimba koko ese naza gusaba imbabazi ushobora kumwakira. Hari ibintu wirengagiza, kwakira umuntu ntabwo areka kwakira umuntu uko ganye, ahubwo aje mu buhe buryo. Buriya niba iyo umuntu yakora amakosa menshi yose ntabwo bikuraho ko ari se w'umwana wanjye. Ntabwo nimba koko yaravuwe akemera ko ibyo yakoze ari amakosa, ko yasabye imbabazi yarapfukamye imbere ya kamera avuga ati nsabye imbabazi. Ibyo byaba yazisabye ntabwo ndeba, ahubwo ndi kureba ku giti cyanjye igihe ubwanjye. Nimba koko yaricaye akumva umutima uri kumukomangira ko yakoze amakosa, yego biragoye cyane buriya hari igihe uhora utanga imbabazi imbabazi zigera ngaho zikanashira. Ariko uriya ntabwo bikora ko uwo muntu mwigeze kuba umwe, hari umubano mwigeze kugirana, birashoboka cyane. Ubwo rero we nimba ko ari byo yabikubwiye ko ashaka kuza, ahubwo ndibaza azaza ajya hehe, aza ahomba. Sinibaza gusa nyine we niyicara kumva ko ashaka kuza, bitewe n'uko azaza, uko azaza niko tuzamwakira. So nukuvuga ngo ntabwo nyine ahazwa nawe, urumva nawe ntago azaza ari wenyine. Namusabye byiza ntabwo mwazana kamera, ibyo byaba hagati y'umuryango byanjye nawe pana kamera. Ariko ndatekereza wenda ibintu byarabaye, abantu benshi barabimenye, wenda hari imbabazi umuntu ashobora gusaba. Ubundi rega twebwe urugero wenda umuntu yagukoshereje nge nkaza n'umuntu muherekeje mvuga nti tumusabira imbabazi, nge nshobora gusaba imbabazi ariko bitewe n'umubano mfitanye wowe hari izindi mbabazi mushobora gusabana mwenyine kuko mukagira ibyo muvana mu nzira twe tudahari. Ahubwo se aho kugira ngo nimba koko izo mbabazi zishaka kandi umutima w'umuciro urubanza y'ibyo yakoze, nta kuntu we yaza
basi izo kamera zikazaza nyuma akaza mu rugo biragoye cyane ko umuntu mwagirana ibiganiro hari abandi bantu biba byiza iyo bibaye hagati ya babiri cyangwa ya batatu noneho tukazatangaza ibyavuyemo nyuma nyine kuko twabiteguye ariko wabiteguranye nayo ntabwo wabiteguranye nanjye kandi ninjye muzaza kureba yego birumvikana rero nimba mwaricaye wowe nawe mukabiganira desha njye ntabwo nari mari kandi ni njyewe nshaka nawe ati simbakeneye ubwo rero mugomba kugendera ku mategeko yanjye yego wa mugani ni ukuvuga ngo nyine uko ni igitekerezo ko twabiteguye twavuze tuti tuzafata umunsi tubiteguye ndetse kuko n'abafana batwemereye ko tuzazana hari igihe umuntu ushobora kuvuga ati mushobora kuzana wenda akakora wenda nk'uburyo bwo mu mufuka akohereza inkunga ye akavuga ati tugende kuko urumva nawe afite akangononwa buriya gusa bavuga ngo amatama masa ntasabira nk'igisigati impamvu twabiteguye gutyo ni uko twaravuze tuti tuzafata wenda nk'agafanta n'utundi tuntu tworoheje tuje twikoreye nk'abantu kuko tuje gusaba imbabazi hanyuma ibindi muzabiganiraho mwebwe muri babiri nanjye nakubwiye ngo ibyo muzazana ni ibibareba ngewe icyo nshaka ni umuntu uje gusaba imbabazi ibyo mwazana ubushera mwazana urwagwa ibyo ni ibibareba mwebwe icyo nkushimiye nuko icyambere cyo nuko naza gusaba imbabazi zakire kuko nacyo kintu cy'ingenzi cyatumye imbabazi nazibone kuza no kubona imbabazi hajya ashobora kuza nawe kwitwara nabi nyine usanga za mbabazi ntazibonye ariko uko biri kose buriya umuntu wakwemereye kuganira nawe ko bisa kose ibintu byose birangira mu biganiro cyangwa se bigakomereza mu biganiro ariko dusaba Imana yuko bitazaba kuko ntabwo nzi neza yuko wenda uburyo ibintu yagiye acamo ntabwo byari byiza ntabwo nawe byari we ku giti cye kuko nkanjye ndabizi ko ajya kuvurwa nari mpari nanamuherekeje ntabwo byari we ku giti cyiwe gutangaje mbere kugira ngo impamvu nabashe guhamagara kandi nkushima n'uburyo waje nuko najya ngo ngiye mbigutangarize tutazatumeze nkaho dutunguranye nta utabizi cyangwa utasanga wifite izindi gahunda zawe wagiyemo ashameze ate ashameze neza yamenye ikinyarwanda noneho ubushize namaza ngo gose zoca gendi igice nagaramye ikinyarwanda ariko azakimenya okay so katugushimire kuba waduhaye umwanya wawe twizera yuko ukomera kumererwa neza cyane kandi nanone ngira ngo dusoza ikiganiro y'ijambo rimwe wagenera umugabo wawe twari ukora cyari wawe ikintu ramubwira nuko Imana ikomeza imurindira ahari kandi nimba koko ibyamubayeho byaramuhaye isomo yihanire kureka so Sadunda aho uri hose aho uherereye hose message ugenewe n'umugore wawe umufasha wawe mwacanye mu bihe byinshi cyane bitari byiza ni byiza mu bicamo ibyo akubwiye akubwiye ati wihanire kureka nimba bitarakubayeho bikugwiririye byarakubayeho bikugwiriye atari umupango wawe so ubwo message yawe yakugeneye tumibanaho no gushimira abadukurikirana umunsi ku munsi mu mwese aho muri hose turabashimiye cyane abari mu majyaruguru y'Iburasirazuba Burengerazuba mu mujyi wa Kigali hanze y'igihugu muri rusange turabashimiye cyane tubabwira ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka Imana ibarinde.